Ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye kuri ino channel yitwa Kanyange TV no subscribe. Abantu 78 mumaze gukora subscribe, ndabashimiye murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Abatarakora subscribe ndabasabye ngo nimukore subscribe. Tugiye kurebera hamwe application yagufasha guhisha video zawe no guhisha video n'amafoto. Iyi ngiyi turajyana kuri Play Store, mwege muriza nuko mwajya muri hasi muri description mukareba link hasi, ndaza kuyishyiramo, noneho mwareba iyo link mugahita mugira gute, mugahita muyikora. Kandi turi kuza hano dusacingemo hano dukundira kuri ino link, kuko nicyo kintu nabonye cyagira gute cyane norohera. Iyo application iyi ngiyi imeze gutyo, application iyi ngiyi ndahita nyikoraho, ndimunize ko buri wese ari kujya gute ari kuyibona. Yitwa Hide Photo Video Wallet. Iyi ngiyi ushobora kujya muri ukabyandikamo gutya, cyangwa ukareba hasi muri link muri description nakaba ndi buhasiga link ku buryo muri buhita muyigeraho byihuse. Okay, ndabasaba kuri subscribe. Uri kubona ko ino application imaze kudownloadingwa n'abantu miliyoni 10 nibo bantu bamaze kuidownloadingwa. Ifite inyenyeri enye n'igice kimwe. Okay, turere dukora kuri open auto. Ifite mu telefone yawe uri bukore kuri install, ubanza ugira gute ubanza ugira gute ubanza downloading. Turere dukora hano kuri open. Nitumara gukugera hano kuri open bahita dusaba pin. Urahita urabukora account, urabukishyira mu telefone yawe, urahita uhitamo pin uzagira gute uzajya ukoresha. Reka nshyiremo pin yanjye, nurangiza uhita ukora kuri kano kavi hasi. Niturangiza tukagera ahangaha hari ibintu bigize gute bitandukanye. Hari hide photos na hide videos. Katuanze dukore hide photos turebe. Uhita ukora hano kuri hide photos, wamara kuhakora ugahita uza hano ugakora muri bwihangane gato, ugahita ukora kuri kano kamenyetso ko guteranya. Kamenyetso ko guteranya ukagira gute ugakora. Wamara gukora bagahita bakuzana mu mafayiro yawe. Ukora kuri kano kamenyetso ko guteranya. Muri bwihangane gato, ikibazo cya tekinike kibayeho, turongera dutangira gato muri bwihangane. Shyiramo pin yawe ahangaha, warangiza ugahita uhitamo hide photo. Iyo ushaka guhisha amafoto ukayishyiraho urufunguzo, cyangwa hide video uhitamo hide photo. Rero duheraho tureba ari gutuzanira ads tugira gute tuyikupe. Tumara kwikupa duhita dukora kuri kano kamenyetso kari hasi ko guteranya. Ndikubona ahangaha byanze, ka turebe muri video. Amavideo yo byakunda. Impamvu byanze nuko nta mafoto mfiteho. Uri kubona ko nk'ino video twahita tuyihishamo hano, yahise imara kujyamo tayari. Impamvu ari byanze nta mafoto ngize mfiteho. Wowe ufite amafoto hano tukora kuri kamenyetso ko guteranya. Kamenyetso ko guteranya wamara kugakoraho ugahita bakugeza mu mafayiro yawe, ugahita uhitamo nuza wifuza ifoto wifuza guhisha. Ubu ngubu tugiye hariya tukareba, ntago kubona ko twamaze gute kuyihisha. Kubona ko yamaze kugera ku guhishwa, ihita byiprocesinga, igahita ikubaho hariya, igahita iza ahangaha. Mbonye ahantu ngize nkoze. Ikarongera mbere ku rundi rugero kugira ngo mubirebe neza. Ahangaha tugiye mu mafayiro yacu, tugiye kuri galeri ahangaha. Tuhagiye tugafata nk'ino, tugashaka nk'amo hano video. Wenda dufata nk'ino video iri ahangaha, iyi ngiyi. Dufata
none duhita tuyisha tugarukamo hano kuri InShoot urebe neza turebe ko turi buyibone. Ibi bintu birakura turaje tujya tuyishemo muri iriya app kugira ngo bizaye umuntu tuzageza kuri telefone yawe akirirwa akwinjira mu video yawe tabimwereye uburenganzira. Iyi application nziza cyane bahita bagusaba pin yawe ugahita ugira gute uyishyiramo. Amara kwishyiramo twega hambere mpamvu hanze nuko nta foto dufite dukore kuri hide video dukore kano kamenyetso. Itumara gukora kuri kano kamenyetso urikubona ko batuzaniye ya video nayo nababwiye. Iyi ngiyi niyo nababwiye inshyikizeru. Noneho reka tuyikoreho turebe. Urikubona ko ino video tuyikozeho bahita batuzana muri ano mavideo. Batuzanye muri InShoot nyine muri album yitwa InShoot. Tuba dukora kuri ya video gutya. Nitumara kuyikora duhita tuza dukande kuri kano kamenyetso ka OK. Duhita tugakoraho. Dukora kuri OK. Tubyemeza muri kubona ko biri kwiprocessinga nagiye guhitiza ihishwemo hano yite ijyamo ahangaha. Tukore hano kuri all. Dukubona ko yamaze kugira gute kugeraho. Iyo ushatse urugira ahangaha hari utundi dusetting duhari. Iyo ushatse urayihisha ahangaha hari open, hakaba unhide, hakaba na share, hakaba na delete. Aka kambere ka open ni ugufungura iyo video ukayireba ukayikina nyine ukagumya ukayikina ihisha. Tukore hano kuri always. Urikubona ko iyi video yamaze kugira gute guhishwa. Tujye hano kuri InShoot kuri album turebe ko ikiriho. Urikubona ko ya video yagize gute yakuweho yahishwe ntabwo iri kugaragara ahangaha. Noneho kugira ngo yongere igaruka ahangaha niko kantu tugiye kurebera hamwe. Tugaruke kuri ya app tugire gute tuyigarukeho. Urihangana gatoya cyaza cyakiri technique. Ya app tugira gute tuyigarukeho. Barita badusaba ya pin yacu nk'ibisanzwe. Twemezamo pin tugaruka hano kuri kubintu twayisha kugira ngo rero ahangaha tubonye akantu ka mbere nemba no kubereka ko iyo wayisha ikintu kitajya kigiriye gute kiza ahangaha. Ko ahangaha open and hide na share na delete. Twagiye muri yangana gatoya. Open ni ugufungura ukayireba igumye ihisha. Unhide ni ukuyigarura. Reka dukore nk'ino video twayisha tuyigarure ku buryo igaragara. Share ni ukuyisangiza abandi bantu dusa nk'abakora kuri share. Ni ukuyisangiza abandi bantu ku mbuga zitandukanye za YouTube, za InShoot, za TikTok, ama stati yose agize gute atandukanye. Share ni ukuyisharinga. Reka twebwe tuyigarura hari inyuma. Ushobora kuzagira ikibazo ukibaza se ni gute ngiye wose ukora ahangaha kuki ushaka kugarura. Ushobora kuyihisha kuyigarura ngo uzajye igaragara bikakunanira. Ngiye kubibereka nabyo. Urakora hano kuri ino video witonze udatsindagiye cyane. None tukora hano handitse unhide. Ahangaha tuhakore unhide. Uri kubona ko video yacu irimo iragaruka iri kugaruka kuri ku mafayiro yacu kubona ko yahise igira gute yahise ivaho. No mu mafoto ni kuri abigira gute ni kuri abigenda ni kuri naho ku mafoto duhisha amafoto dushobora kugaruka tukareba kugira ngo mwizere ko ibintu byose mberetse ari ibyo kuri ngewe nkora ibintu biciye mu mucyo bigaragara neza. Tuzano kuri InShoot turebe ko yajeho kanya ntago yaje kuri InShoot kubona ko yahise iza ahangaha. Ukubona ko video yahise igira gute yahise iza ku yindi album yitwa DCIM. Niyo album yahise igira gute yahise ijyaho. Ariko iyo ikuye hariya n'ubundi ikugaruka mu mafayiro yawe urikubona ko no mu mavideo yahise igira gute yahise izaho. Ugiye mu mavideo yawe nabwo wahita uyibona waragize gute wayishugira ngo yigarura yahita igarukaho. Nizeye ko buri muntu wese warebye ino video abashije kumenya uburyo yahisha amavideo ye akirinda abantu
mwinjira mu mafayiro ye. Iyi ni video rwose, hari ushyiramo password igihe cyose ugize gute ubyifuza. Iyo ushatse ugira gute urayihindura, cyangwa ukavuga ko utanayibuka bakaguhindurira iyindi. Iyi ni application nziza cyane ikora utuntu tugize gute tugiye dutandukanye, igufasha kubika amafoto, kubika n'amavideo. Ndagusaba ngo ukora subscribe, like, comment and share buri munsi. Twareba nyine video, namushimiye, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Abantu mwese mwakoze subscribe, nabashimiye, murakoze cyane, thank you.